Mwaramutse neza, nongeye kubasuhuza muri aka kanya. Twari tumaze igihe naza kuri video, ariko uyu munsi nongeye kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhire. Nizere ko mwawutangiye neza kandi mwagize iminsi mikuru myiza. Ubu ngubu tukaba tugezemo rwose turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Ubu rero tugiye kuganira ku myaka 30. Tugiye kuvuga ku kintu, igisobanuro cy'imyaka 30. Umuntu yamaze gukura ageze mu myaka 30, icyo biba bivuze, icyo agomba kwitondera, icyo agomba gukora kuri ya myaka 30, kuko aba yararenze imyaka yo hasi. Hari byinshi aba yaragiye atakaza kubera yuko yabaga atarisobanukirwa. Iyo utarisobanukirwa rero ni ukuvuga ko ntago urasobanukirwa neza ibijyanye n'ubuzima bwawe, uko ugomba kubumanaginga, icyo wifuza mu buzima ntumenye uburyo ukigeraho, bikagucaho ubireba. Ntumenye gusobanukirwa impano yawe, ntumenye gukora impano yawe, ntumenye uburyo impano yawe wayikoresha, ntumenye uburyo ki impano yawe wamenya ko uyifite. Aha rero imyaka 30 uba umaze kwisobanukirwa, uba umaze kuba wamenya impano ufite, wabasha gukoresha ya mpano ufite. Aha rero icyo nshaka kubabwira ni ukubamenyesha, ndashaka kubasobanurira uko impano ushobora kumenya impano yawe, uko wabasha kuyikoresha. Nanone ugasobanukirwa ni gute wamenya impano uko uyifite. Impano yawe wayibwirwa n'iki kuri ya myaka 30? Guhera ku myaka 30 kuzamura. Ahanga nimvuga imyaka 30 n'uwayirengeje yiyumvemo. Guhera ku myaka 30 kuzamura, ubwo hejuru ya 30 nawe ariyumvamo ku byo ngiye kuvuga. Rero ni ukuvuga yuko munsi ya 30 uba ukigengwa n'abakurera, uba utakibasha kwifatira ibyemezo. Uba ushobora kwiga bakakugenera section ugomba gufata, atari wowe uyifatiye uyitekerereje. Ntago mbese muri make ushobora kuvuga uti ngiye nziga iki ngiki ngo uhite ugishyira mu bikorwa, kubera ko kikurimo ugikore, ukora icyo bagutekerereje. Ariko ku myaka 30, icyo nshaka kuvuga ahangaha tubyumve kimwe, tubyumve neza, tubanze tubisobanukirwe. Ku myaka 30 nta muntu ugitakira ngo kumve. Icyo bivuze nta bufasha uba ugishobasha gusaba ngo babuguye. Ni wowe wenyine wishakamo icyo wumva ushaka, ni wowe wenyine witekereza icyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ko icyo ushatse uragikora, ni wowe ujya no kurya, ni wowe ujya no kubaho. Ntago ibyo ukora ubikora kubera yuko abandi ubirebeye ku bandi, ubikora ku bwawe kuko wabitekerejeho. Ntago ubikora ku bw'abandi. Niyo bakwanga, ntago mbese ubiha agaciro. Ni ukuvuga ko mbere ku myaka y'inyuma abareba ati bandeba nabi, baranyanga, baramvuze, ariko ku myaka 30 ntago ubyitaho. Ku myaka 30, keretse ya myaka 30 iyo usanze urakaza uyaze nyine, ukifitemo kwishidikanya no guhuzagurika. Iyo ukirakaza uyaze rero, aho ngaho rwose nta kintu ugeraho, nta nubwo uba urakisobanukirwa. Aho ngaho uba wamaze gutakara, nta n'igaruriro, utumbagira gutyo nyine, ugatumbagira ugakomeza ukagenda n'iyo myaka, ariko nta kintu mbese ujagaraye,
utabasha ujagaraye muri wowe, nta kintu ushobora kwimarira mbese muri make. Ariko iyo imyaka 30 isanze, imyaka 30 iyo isanze rwose uri kuri gahunda, utacyumva amabwire, umuntu adashaka kuguca intege ngo ubigenderemo, buriya ku myaka 30 umuntu ntaguca intege, bireke wikomereze, kuko n'ubundi uzi kwifatira ibyemezo, ni wowe wigenera ibyawe, ni wowe wigenera imibereho, ni wowe wigenera byose. Nta muntu uba uvuga ngo uyu nguyu arankorera ibi, ndagira gutya barankorera ibi n'ibi. Nta muntu uba ukikwitayeho, mbese ni wowe uba wigenga, ni wowe uba wireba. Aha umugenzi ni ukuvuga ko ku myaka 30 hari ibintu byinshi bigenda bihurira ku myaka 30 ugasanga ni ibintu by'ingenzi. Mbese urumva ko ya myaka 30 ni iy'agaciro, ni iyo kubahwa, kuko niyo umuntu aheraho, noneho niho uzamukira neza umenya icyo ushaka, niho uzamuka uzi neza icyo ushaka. Ngiye kugenda mbaha ingero nyinshi z'ibintu bigiye birimo 33, mbese imyaka 30 nimvuga ntabwo ari 33 ubundi navuze 33 niho uba umaze kwisobanukirwa, uzi neza icyo ushaka, uzi neza icyo ukora, uzi neza intumbero yawe, uzi neza icyerekezo cyawe, kuzageza hejuru utumbagiye mu bushorishori muri ya myaka yawe hejuru. Ariko iyo myaka 33 uyigezemo utarisobanukirwa, waratakaye, ufite ibindi byagushubije inyuma, warangariyemo, uri mu nzoga, uri mu biki byose, aho ngaho rwose uratakara ukazima. Iyi myaka 30 igeze, ufite ibintu byakurangajije, byaguhugije, utazi aho uri, ugikeneye ubufasha ku myaka 33, udafite n'ubuguhereza, utarisobanukiwe ngo ubashe kwisobanukirwa, umenye uwo uriwe, umenye icyerekezo ujyamo, umenye intumbero yawe, umenye ukuntu ibyo watakaje mu myaka mitoya ubashe kubigarura ku myaka 33, ibyo watakaje uri mutoya. Cyagiye bagufatiraga ibyemezo bakakubwira ibyo ugomba gukora, kuko waba utazi ibyo ari byo, bagutekerereza, ku myaka 33 ugomba kubigaruza. Iyo myaka 33 iyo isanzwe ukiri mu mwijima w'ibikurangaza no kuba utazi icyerekezo urimo, urakomeza ukajya mu mwijima, ugakomeza ukagira intumbero nyine, ukibera iyo ngiyo ugatakara nyine, ugatakara ukagurinda uyirenza, waratakaye, uri mu buyobe, uri mu mwijima. Ariko iyo isanze warishyize ku murongo, imyaka 33, aha ngaha dusobanukirwe neza. Iyo imyaka 33 iyo isanze warisobanukiwe, uzi icyo gukora, imyaka 33 uba ufite guhitamo abantu batari babaringa. Aha mu byumve, uba ufite umwanya wo guhitamo ku myaka 33 abantu bana nabo batari babaringa, batakujyana mu buyobe, ahubwo bagutwara mu ntumbero y'ibyiza, mu ntumbero y'ibyiza y'ubuzima bwawe, bwo kugira ngo waguke muri wowe, waguke mu bikorwa byawe, waguke mu buzima bwawe, utangire ugarura ibyo watakaje mu myaka yahise y'inyuma. Imyaka 33, aho umugezi Fratin-et-Tigris, uhurira hafi aho bihurira, bavuga yuko ariho narindimo mbaha ikindi gisobanuro, ngiye kugenda mbaha ibintu by'ibisobanuro
turebaho nk'ibyitegererezo byagiye bibaho ku myaka 33, tukabishasanisha n'ikiremwamuntu kigeze ku myaka 33. Ni ukuvuga ko ya myaka 33 iba ifite igisobanuro gikomeye ku muntu no ku bindi bintu biduha by'ingenzi dufataho nk'icyitegererezo. Nibyo navugaga ngo aho umugezi Fratine Tigris bihurira hari dogere 30 za latitude. Aho ku kantu ntabwo mwumva icyo gashatse kuvuga. Fratine Tigris aho bihurira hari dogere 30 za latitude. Ako kantu mukumve neza. Inzu ya Salomo yubatse yamaze imyaka 33. Ako kantu murumva mutakumvamo. Inzu y'Imana, ngasubiremo neza, inzu y'Imana Salomo yubatse yamaze imyaka 33. Murumva igisobanuro cya 33. 33 ni uguhumuka, ukagira intumbero, icyerekezo cyiza, ukagikoramo ibikorwa umuntu wese abona ko uri mu cyerekezo cyiza. Ujye wumva ibintu 33 biba bigiye byubakitseho ibintu byiza dufata nk'icyitegererezo. Umwami Dawidi yayoboye Yerusalemu. Umwami Dawidi yayoboye Yerusalemu imyaka 33. Ako kantu ntabwo mwumva icyo kavuze. Ako kantu murimo murakumva. Yayoboye Yerusalemu imyaka 33. Yesu yakoze ibitangaza mu myaka 33. Aho hantu ntabwo mwumva neza icyo bishatse kuvuga. Mu Buyapani hari ahantu hatagatifu hagera muri 33. Aho hantu ntabwo mwumva icyo bivuze. Mu Buyapani hari ahantu 33 hatagatifu. Ako kantu murimo murakumva neza. Umubare 33 uhagarariye imbaraga zose mbese ubwo ni ukuvuga ko ahangaha ndimo kuvuga yuko imbaraga zose zihagarariye 33 ihagarariye imbaraga zose z'isanzure. 33 z'isanzure. Ni ukuvuga ko rero wowe ubwawe ku myaka 33 ishimire ibyo umaze kugeraho. Ku myaka 33 ishimire intambwe umaze kugeraho, yaba ntoya cyangwa nini, uko yaba ingana kose yishimire. Aho ngaho ntabwo mwumva icyo bivuze. Ikindi nababwira ku myaka 33 nibyo nababwiraga. Tangira wige kwihuza n'abantu nyabo. Tangira wige kwihuza abantu nyabo. Aha ndavuga tangira wihuze n'abantu nyabo, atari abantu babaringa. Abantu bashobora kugira icyo bakumarira ku myaka ya 33 nawe ukagira icyo bamarira, atari abantu babaringa bagutesha umurongo. Ahangaha imyaka rero 33 ni imyaka yo kwinjira mu muhamagaro wawe. Ni imyaka yo kuva mu buyobe ukinjira mu muhamagaro wawe neza. Ni imyaka uri mu buyobe ugomba kuvamo. Ni imyaka waba isobanura yuko niba warayigejeje no mu buyobe ugomba kubuvamo.
ni imyaka ifite igisobanuro gihambaye. Imyaka 33 ni imyaka ifite igisobanuro gihambaye. Hari abantu babihuza no kuba Yesu, kandi nyuma yayo ni ukuvuga ko iyi myaka 33 hari abantu babihuza nuko Yesu yapfuye afite imyaka 33. Aho ntago murimo kubyumva neza nanone icyo bivuze. Urumva ku myaka 33 hari abantu babihuza nuko ari Yesu yapfuye afite imyaka 33, kandi nyuma y'urupfu rwe akaba ari nabwo isi yose itangarira imirimo Yesu yakoze kubw'imyaka 33. Akaba ari nabwo abantu batanga. Urumva nyuma y'urupfu rwe nibwo atangira gutangarirwa n'isi yose kubw'imirimo yakoze ku myaka 33. Aho ntabwo mwumva nanone icyo bivuze. Akazi yakoze niko kareberwamo n'isi yose na magingo aya ku myaka 33. Niko isi yose imureberamo. Urumva ko rero ibintu Yesu yakoze byose bireberwa mu ishusho ya 33. Ibyo nababwiraga. Noneho ikindi, ibitangaza Yesu yakoze ni 33. Aho hantu nta kintu mwumva. Ubushakashatsi buvuga ko umuntu aba akuze by'umubiri n'ubwenge ku myaka 33. Aho ngaho bo murumva nta kintu murimo kumvamo. Hari abantu rero benshi bavuga ko 33 hari aho bihurira bitewe n'ibyo maze kubabwira. Hari abantu benshi bavuga ko 33 bifite aho bihurira no guhishurirwa kw'Imana ku muntu ugeze ku myaka 33. Biba bifite aho bihurira no guhishurirwa kw'Imana ku myaka 33. Abantu rero bamaze gusobanukirwa 33 bakamenya ubusobanuro bwayo neza, bavuga ko 33 kuko bazi aho ihurira n'ibintu